Mu izina ry'umuryango twazanye imbaga, mutwemereye muzakire. Icya kabiri twazanye n'inkuri, mutwemereye mu byakire. Uko biri kose ntabwo ari inkuru mbi, niko turi kwibesha cyangwa niko turi kuyibwira, ariko ikitugenza nico Imana yakoze. Gankundu murakoze cyane. Reka dushimire aba bahungu banjye bari gukora ibintu bya muganga kandi ibyo nifuza. N'ibindi biri bukurikireho, ngiye gusaba umuntu umwe ahaguruke banzirize iki gikorwa. tukageze muri aya masaha y'umugoroba tukibaza imari zongera gukibara waturinze urinda abashyitsi bacu bageze hano amahoro bizagera tugiye kugirana ibiganiro, tugiye gufata icyo kunywa, tugiye gufata icyo kurya, byose bibyeze kandi bikunze n'izina rya Yesu. Tubashimire uburyo mwatwakiriye, Imana ibamugisha. Niyo mpamvu tudafite n'impungenge z'uko ikiganiro cyacu gishobora kuzamo nk'ikoya, dukurikije ko amaso umushyitsi umubikira inkoni ariko ntumubikira ijisho, kandi buriya amaboko y'uri buguhe uyabonera mu ramukanya. Nuko rero banyamuryango twasanze hano, bavandimwe inshuti z'umuryango, tunejejwe cyane n'uburyo twabasanze n'uburyo twabakiriye. Imana ibamugisha. Njyewe amazina yanjye nitwa Ntamahungiro Samuel, uzwi ku izina cyane Waka. Ubwo rero mu izina ry'umuryango, mu izina ryanyu hari ikitugenza. Rero ni uko namaze kubibwira. Icyo rero ngiye kubabwira kiruta icyo maze kubibwiraho ni iki. Sahizi ize mfite hano umukobwa witwa Mukeshimana. Mfite hano umwana witwa Umumararungu Bizi Joye. Umumararungu Bizi Joye. Icyo kiganiro kiragutse cyane, ariko mumfashe tukiganire mu ncamake. Njyewe Ntamahungiro Samuel Rwaka n'umuhungu wanjye Tuyizere n'umukobwa wanjye n'umwana wanjye, nicyo ngira ngo mbasangize. Itariki itari hafi hano ariko itari kure cyane. Umuhungu wanjye arimo atembera agiye aho namutumye. Yazanye ibyo namutumye, ariko azana n'ibyo ntamutumye, ariko ntibyangwa nabi. Ibyo byose mbironse byombi, banimereye nka ya njangwe yari imbere biri mu munyu. Nta kibazo, mbibonye byose, byo kugura umunyu nkabikira. Nuko rero ngo nazanye na Mukeshimana.
byantwaye umwanya kuko iyo bintwara igihe gitoya ntabwo aba ari uyu munsi naje kubaganira kuko byantwaye umwanya muremure ntibitekerezaho kuko byari byiza bidasanzwe mbonye mu gihe kidasanzwe manza kubitekereza. Abanyamuryango rero mu gihe nkibitekerezaho ni bya bindi birimo amahirwe baba bana baganiriye bahuza n'ibijyanye n'intego yabo. Aho niho rero baje kubona umwana witwa Umumararugo. Abana bahuye bafite amarungu bombi barangije babonye umwana bahita bamwita Umumararugo kuko ryari rirangiye. Nuko hasigaye rero batembereye babazi barongorera rimwe nyabura musengere ku mayumba bungo bose barongorera rimwe. Mu gihe nkibitekerezaho rero ntise Umumararugo wenda bigenza ariko mu minsi nk'iyi abagabo nyabagabo abantu bakuze abasaza bakuze ubundi ushobora gutera ibuye rimwe ikica inyuma. Yangije ndavuga nti rero aho uravuga ati ubutumwa bwiza ntibumvuze isoni kuko ari imbaraga ihesha umwizera wese kugira gute gukizwa. Ndangije mbwira aba babyeyi, mbwira abana abasore bashoboye gusunika amagare, mbwira abakecuru, mbwira abasaza, mbwira abagabo muri kureba, ndababwira nti mbafitiye kandi nzabibwira abagabo n'abakecuru n'abasore n'abasaza nabo bafite imbaraga. Icyatuzinduye rero mu izina ry'umuryango twazanye imbaga mutwemereye muzakire. Icya kabiri twazanye n'inkuri mutwemereye mu byakire. Uko biri kose rero ntabwo ari inkuru mbi niko turi kwibesha cyangwa niko turi kwibwira ariko ikitugenza nico Imana nakoze. Ni byiza ni iby'igikundiro k'abavandimwe bakurana bagize bate ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa. Rero mubyo utubwiye nk'abadivantisiti buri gihe tugenda dupfusha ubusa tuzakibaza. Niba numvuze amagambo aya kumenya hano turi urubaga sibyo n'icyerekeranye urubaga menye twatangiye no gukora ntabwo turi umutwe twarukamase icya kabiri icyerekeranye n'ibi amahoro Rwanda mu mahoro gahoro. Ubwo rero tavuze menshi hari ijambo rimwe riziritse hano ari umugomba kugira ariko iry'urubaga ryakuyemo ibyo nshaka kugira ngo gisubike neza n'ibyapa. Ikintu kimwe nacyo kigomba guhabwa igisubizo uko bimeze kugira ngo uyu mwana wacu natwe twamwishimiye kandi kuba mugeze hano ubwo byatunejeje.
noneho na sekuru nawe ngiye kumuha umwanya. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa kirakurikirwa n'ikindi. Sekuru nawe agiye guhaguruka begera umwuzukuru we kandi agiye n'icyo atubwira. Murakoze. Nk'uko umuvandimwe wacu abitugejejeho cyangwa se iniveriseri ni iy'ubumwe usanga ubundi umuco wa kinyarwanda rero aribwo shingiraho. Nanjye biranejeje kubona uyu mwana kubona atangiye kuba yagira akiyanduza agasabune namugeneye. Nanone ndi kubona ashobora kuba ari kurengwa bebe, kubona mu minsi y'imbere yaba akeneye gusoma. Hari ahantu mfite itarashi arajya kubibamo dusaka kugira ngo azabone Ahangaha rero Gapome bakaba bamuhaye umurima, icyo bita itarasi. Ni umurima bazajya bahinga amasaka kugira ngo babashe gushakira umwana igikoma. Turabona rero ko Nyirasogo na Nzamuye ubukwe bwabo buraryoshye, buri very nice. Abona ababyeyi ba Nyirasogo, sebukwe Nzamuye ndetse na nyirabukwe bafashe umwana kugira ngo bamushyigikire. Urabona ko ibintu bimeze neza cyane.